Reka ngutohoze mahirwe yanjye, we buzima bwanjye, we bugingo bwanjye nkubuze naremba, kandi nta muti n'umwe wamvura, niyo mpamvu iteka nkuhorana nk'izuba, waba undi kure bikambera nk'umwijima. Waraje ndi mu minsi y'amage, uraza unsanganiza amahoro n'ibyishimo, umituze mu biganza byawe ndatuza, umbwira utugambo twiza nsinzira nkumva, ndetse aho nageze hose numva nshaka kukureba, kandi amaso yanjye naramirwe kukubona, wowe niyo wunamye mbona mu ntege nkasara, niyo mpamvu iteka mbona uri mwiza kubarusha. Ntacyo navuga ngo wenda bigaragare ko ntagukunda, kuko ndagukunda birenze, kandi urukundo ngukunda rwanyirukansa isi yose, kandi rwazengurutse amahanga yose, niyo mpamvu mbaye nakubuze nanjye bwanjye byambera nk'ihurizo. Ndagukunda urwo ntakigera nkunda abandi, ngukunda rudashira kandi rutazashira mu bubiko, kandi umutima wanjye uzahora uri gushakaho, kandi nawe nzahora ndagukunda iteka, kandi nzahora ndakubwira kubera ko ari wowe mukundwa wanjye w'ubu buzima. Wandemeye amahirwe mu byishimo, mu mahoro nkura mu mwijima, ibintu byose bigira ubutamu, none ubu ndi kwisanga mu nzira nziza, mu biganza byawe niho nshaka kwigumira, nkagendana n'intambwe ku yindi, unsekera turebana akana ko mu jisho, kandi ibintu byose tubikora intambwe ku yindi, nanjye nkisanga muri uru rukundo meze neza. Ndarinzwe, ndanyuzwe kandi ndishimye, urukundo umpa nta wundi waruma, niyo mpamvu ngukunde rutagira igaruriro, niyo mpamvu nanjye muri ubu buzima nzakubera umudifenda, kandi igihe cyose nzahora ndi iruhande rwawe, kandi nzahora ahantu hose nkubereye maso, kandi nzakubera ukuboko kw'iburyo mu gihe uzambera ukw'ibumoso, nkubera ukuguru kw'iburyo mu gihe uzambera ukw'ibumoso, nzakubera urubavu mu gihe uzambera igihaha, kandi nzakubera umutima mu gihe uzambera byose, nzakubera umubiri mu gihe uzaba ukeneye umwuka mwiza, kuko n'umutima wanjye nabikuramo nk'ubwo wowe ubaye wangiritse. Ndagukunda kandi nkagukundira ibyawe byose, niyo mpamvu na defo zawe nzibonamo ibyiza, kubera ko kubona useka ntako bisa, bimeze nko kubona ijuru rikingutse, niyo mpamvu nanjye muri ubu buzima mba mbona byose ari byiza. Ngukundira uko uri kandi nkagukunda cyane, cyakunyereka ukiri ikibondo nagukunda birenze, kubera ko ngo wakuze ukiri imfura nabwo ndagukunda, ariko nyine aho bigeze mba numva nanasara, kubera ko uburozi wamaye busa nkaho n'ahandi nabwivuza pe. Urukundo ngukunda rero ntabwo narukurikiza benshi, kandi urukundo ngukunda ntabwo narutendekesha benshi, niwe wenyine nkunda kuko umutima wanjye ukubuze wasara, kuko nkufite ameze nk'ufite imitima 100 mu gituza, kandi we mbaye nagufite ameze nk'igishushanyo kiraho. Nyemerera kandi ingwemo nanjye urukundo rwawe ndubone, kandi unyemerere ufungure inzira zose nanjye mbone, unyemerere ninkomanga unyingurire, unyemerere ningusaba kunamika byinshi, kandi unyemerere nimbigukorera nimbigusaba bikore neza, kandi unyemerere ko urukundo rwawe ntahandi nzarukura, kandi unyereke umwimerere, kandi unyereke n'uburyo urukundo rwawe ari inyamibwa n'ingenzi muri bose. We mukobwa waruta mu misozi igihumbi, wowe kibasumba nakunze usa nk'inyange, wowe uzasa neza nka marayika, iyo nkubona uguruka ku mababa nikanga ari nk'inyoni y'inuma, kandi nakubona umeze neza nkikanga ameze neza nk'igisimba kiruta ibindi. Ubwo rero kugukunda byangize nk'umwami w'ishyamba, muri ubu buzima ndimo ndanezerewe ndatuje kandi ndishimye, kubera ko ngufite ndasa nkaho mfite byose, kandi ikintu cy'akabari cy'ibyo nasengeye byari mu biganza byawe, niyo mpamvu iteka nanjye kugushima mbihoza iruhande, kandi kuba ngukunda nkabihoza imbere yanjye, kuko ndimo nk'umwuka mpumeka. Reka nkwikundire wenda abanzi baganye, kandi reka ngukunda urukundo rutagira aho rugarukira, kandi reka ngukunda urukundo rutagira aho rutangirira rutagira n'aho rugarukira, kuko rwari rufite itangiriro ntabwo rwari rufite aho ruzagarukira, gusa ngiye byose ndabigukunda, kandi niyo tugezemo hagati mba numva nakwirebera gusa, ubwo turi kumwe mba numva ntataha, kuko amasamba numva arimo kugenda nk'umurabyo. Nyemerera urukundo rwawe nzarusigasire ruzambana iteka ryose, kandi nyemerera ruzambera ubuziraherezo, kandi nyemerera ruzambera akabando kanyambutsa muri iyi minsi, kandi nyemerera ruzambere byose, kandi nyemerera ruzambere nk'inzu mberabyombi mbamo nkanayituramo, kandi ibintu byose bizaba bimeze nk'umusozi wo guhingaho ukanawuturaho, kuko urukundo ngukunda nanjye bwanjye n'ahandi hantu narukura, kubera ko no kubikopesha rwanca menshi, kuko urukundo ngukunda rurahenze kurusha iyi si ntuyemo. Nyemerera nk'isi yanjye kandi nkuhe byose byanjye, nyemerera nk'uha amahoro yanjye nkuhe n'umutima wanjye, nyemerera ngukunde kandi ngukunde rutagira aho rugarukira, kandi ngukunde urukundo ruzira uburyarya, kandi ngukunde urukundo rwo kumbera umutegarugori, kandi nanjye mubere umutware, umbere umutima nanjye mubere ibihaha, kugira ngo urukundo rwacu ruzakomeze rusagambe, nazarubona azabone ko rufite ikirungo, kuko muri ubu buzima mbaye nagufite nameze nk'uwashizemo umwuka ndi nsigaje guhumekera muri bomboni. Kandi nyemerera ngukunde nk'uko biruta uko nikunda, kandi ngukunde cyane biruta uko nkunda abandi, kubera ko ari urukundo numva nagira, kubera ko ari ubuzima numva nabamo, kubera ko ari nawe wenyine undyohereza ubuzima, kubera ko ari wowe wenyine uzangeza mu ijuru, kubera ko ari wowe wenyine useka nkabona ari nk'ijuru rikingutse, kubera ko ari nawe ijuru rito, kubera ko ari wowe paradizo naremewe, kubera ko ari nawe Edeni nabwiwe, kubera ko ari nawe inzozi narose kuva nkiri muto, noneho nzirotoreye mbonye wowe, ubu ngubu ndabona usa nka marayika, kandi mu buzima bwanjye urimo gusa nk'ikiza gusa ndagushimiye kandi ndagukunda. Urukundo ngukunda ujye urubwibuka, ujye urabibuka ko nta manyanga rugira, kandi ujye wibuka ko ngira ugukunda ntabura no kugura igisuguti kugira ngo wishime, kandi ngiye gukunda urukundo zawe ndabyo nziza ziriho uzazireba ukishima, kuko abavuzwe mu nkuru z'inkundo soko bose bukundanaga utagira irora, ko nyine naragukunze ndagukunda kandi ndabikwereka, niyo mpamvu nawe kubinyereka bizambera nko kubona ijuru, kandi bizambera nko kubona ibintu byose, kuko we kugukunda ni nko gutunga ikibanza mu ijuru namaze gukatisha itike yo kujyayo. Urakoze mukundwa rero,
aho mba nkagira nkukundira icyo, kandi iyo uvuga iteka mba numva bimeze nk'aho ari ubundi buzima, kubera ko njyewe isi yanjye namaze kuyiguha nishake nzakodeshe mu isi z'abandi, ariko wowe niwe ufite isi yanjye mu biganza byenze ko utayipfusha ubusa. Ubwo rero nzi kuzambera nk'umwana w'intama mu gihe nkeneye korora, kandi nzi kuzambera nk'umugore mu gihe nkeneye kuba umugabo, kandi nzi kuzambera nk'umwana mu gihe nawe nkeneye gusubira ibwana, kandi nzi kuzambera nk'iwe mu gihe nawe nkeneye kwibona ndi umusore. Ndagukunda kandi nkagukunda cyane, nkagukunda kandi nkabigukundira. Ingeso zawe n'imico yawe myiza bintera kukugumana, kandi iyo nkubonye mba numva utataha, niyo turi kumwe mba numva nakugumana, kubera ko kugundira bimbera nk'ihurizo, nanjye nkaguhobera nkumva bimeze nk'aho ari yasi narose kuva nkiri muto. Urakoze kandi urakarama, urakoze kandi urukundo rwawe rumoreho, urakoze kandi umutima wawe unkoreho, urakoze kandi ibyawe byose bingereho, kandi urakoze umutima wawe umbere itangiriro, kandi urakoze umutima wawe umbere byose, kandi urakoze nawe umbere byose. Ubwo nanjye ndagushimiye muri ubu buzima, Nyagasani we rurema waguhanze azahanga beza nkawe, gusa wowe nubwo batakurusha bazaba bitwa bato kuri wowe, kubera ko wowe uri umwe wafatiwe konji, kandi uravutse ku cyumweru, kandi urabonye byose icyarimwe, kuko izuba rarivukanye uvukanye imbuto. None nanjye naragukunze mbera nk'imizi, nanjye mba nk'amashami. Niyo mpamvu iteka muri ubu buzima nasanze njye nawe turi kumwe kandi duhuje ubuzima, amaraso yacu tuyahuje rero ubwo nta na kimwe cyatunanira. Ndagukunda kandi nkagukunda cyane, ndagukunda kandi nkakurota, ndagukunda kandi nkagushaka, ndagukunda kandi nkakwifuza. Nta cyabihindura kandi nta cyahindura iyo mico, nta cyahindura uburyo muvugira, nta cyahindura uburyo nivugira. Muri ubu buzima ndumva nshaka gukomeza kuba uwawe, ndumva nshaka gukomeza kwitwa uwawe kuko byamfasha, ndumva nshaka kwambara amapingu yawe, kandi ndumva nshaka kwibera muri gereza yawe kuko urukundo ngukunda. Ndashaka ko ngumana nawe iteka ryose. Nyemerera nkuririmbe kandi mutohoze, nyemerera ngucire urubanza kandi abari nanjye ukugumana. Nyemerera nkubere nk'inyoni ikurimira mu gitondo, nyemerera nkubere nk'izuba rikurasira mu gitondo, nyemerera nkubere byose, kandi nyemerere nkubere ubuzima, kandi nyemerere nkubere ukuboko kwa kabiri, kandi nyemerere muri ubu buzima nkubere nk'icyo warose. Gukundwa rero ndagira ngo ninzaye nk'akabaruwa ukakumva, ndagira ngo ujye ukabona nk'akabaruwa kaje mu bundi buzima, kandi ndagira ngo ujye ukabona nk'akabaruwa kazatujyana heza, kuko Imana amaze kutwicaza muri zaburi y'icyatsi bwatsi bubisi. Ubu niyo mpamvu nayo iteka numva mufite by'iherezo. Mukundwa urakoze kunyumva, kandi urakoze kumva aya mabwire, kandi urakoze kumva ko ngukunda cyane, kandi urakoze kumva ibimvuye ku mutima, yego akabaruwa gasesekara ku munwa. Niyo mpamvu nanjye nigize igiti nkagororwa nkiri muto, niyo mpamvu nanjye nagukunze urukundo rw'umwe, urukundo rutarimo gutendeka kandi ruzira uburyarya. Kandi ndagukunda iby'umwe, ndagukunda amarira agatakara, gusa ubu ngubu nagitakara ngava mu gatakara gwa hasi, kuko maze kuri buyamuze. Urakoze.